Ibaze gukunda n'umuhungu ukubaha akagukunda kandi akakurinda agahora yifuza ko nta kintu na kimwe kibaho cyagukomeretsa cyangwa se cyakubabaza kimuturutseho. Si ibyo gusa kandi ibyo byose abirenzeho kuba yagufasha cyangwa se kuba yakuba hafi igihe ufite ikibazo. Ese uyu musore wamunganya iki? Ariko ikibabaje cyane uyu musore numubona ntabwo rimwe na rimwe uzamuhereza agaciro. Nanjye ngakubaza nisi umusore muri gukundana aka kanya uwo twita boyfriend wawe, umugabo wawe w'ejo hazaza cyangwa se your husband future ameze gutya? Ese arangwa na bino bintu byose ngiye kubwira? Uze kunyandikira hasi muri komite iva rwose nakubeshye umukunzi wanjye nuko nguko yemereye, kandi nuza gusanga atari ko ameze uze kunyandikira hasi muri komite iva rwose nakubeshye ngiyewe nyeneye kongera gutestinga cyangwa se nyeneye kongera kubitekerezaho neza. Umukobwa rero ukaba ugira amahirwe yo kumva ino video, reka mbanze nkubwire akantu gato cyane. Buri mukobwa wese akwiriye gukundwa n'umusore cyangwa se n'umuhungu umuha amahoro, umwubaha ndetse kandi akamuha agaciro. Kano kuno kumva neza, niba uri umukobwa ukwiye gukundana n'umusore cyangwa se n'umugabo n'umuhungu uguha amahoro. Ikindi cya kabiri akakubaha kandi akaguhereza agaciro. Ese uzabwirwa n'iki ko umuntu akuba ndetse kandi aguhereza agaciro? Icya mbere, yumva ibitekerezo byawe kurenza ibye, ahereza agaciro nyine inama zawe kurenza inama akugira. Ikindi cya kabiri, uzasanga uyu musore agerageza kukurinda, ntabwo aba yifuza yuko yagukoresha ikintu cyakwangiriza ubuzima. Ikindi cya kabiri, ugomba kumenya neza yuko iyo umusore agukunda nyine yifuza kukurinda. Aka kantu kumviriza cyane, niba uri umwana w'umukobwa ntabwo ashobora kwifuza yuko nyine agukoresha ikintu wowe udashaka cyangwa se ikintu utiyumvamo. Ikindi cya kabiri, umusore wifuza kukurinda yirinda cyane imibonano mpuzabitsina. Ndabizi neza rwose ni ukuri abasore benshi ndetse n'abakobwa benshi badakeneye kumva, ariko umusore ugukunda bya nyabyo wifuza kukurinda ukubaha, ndakubwiza ukuri, yubaha ikintu bita imibonano mpuzabitsina igihe cyose mugikundana. Iyo ubyanze nta kintu ashobora gukora, kandi arakumva akagutega amatwi kandi akakwihanganira agakomeza kukwitaho nk'uko byari bisanzwe. Ntabwo ari wundi uzahita yivumbura, ntabwo ari wundi uzahita yirakaza, ntabwo ari wundi uzahita atangira kugutakariza ikintu ndetse n'ibindi byinshi nyine bigiye bitandukanye. Ikindi cya kabiri, umusore wifuza kukurinda cyangwa se umusore ukubaha ntabwo ahora agushishikariza cyangwa se ntabwo ahora kumvisha ko imibonano yubaka urukundo. My sisters, aka kantu kumviriza cyane, umusore wifuza kukurinda kandi ukubaha ntabwo ahora kwigisha ngo nyine ngo iyo ukoze imibonano ibyo bintu byose ngo byubaka urukundo. Ntabwo ahora kubwira ngo nyine ngo kugira ngo mbone yuko unkunda ngo nuko tuzabikora, ngo ubwo nubyanga nyine ugasanga nyine ahora gushyiraho iterabwoba. My sisters, ashobora kubikubwira nyine wenda ari kubicisha mu buryo bwiza, ariko ni wumva umusore akunda kubwira ano magambo, ndakubwiza ukuri, ari kugushyiraho iterabwoba, ari gushaka kugukoresha ikintu utatekerejeho, ari gushaka kugukoresha ikintu wowe utagizemo uruhare. Rero nyamuneka, niba uri umukobwa ibintu byose ngiye kuvuga nusanga umusore mukundana bimuranga, my sisters, ufite umukunzi, ufite umugabo mwiza, ahubwo mukomereho. Ikintu cya mbere kizakwereka ko wahiriwe niba uri umukobwa, umusore mukundana akunda Imana kandi arasenga. Ikintu ugomba kumenya niba uri umukobwa, izi ndangagaciro nizo kubaha ndetse no gukunda. Niba umusore mukunda, niba boyfriend wawe ubona yuko mu bintu byose mukora ni wa muntu ugusengera, ni wa muntu iyo muri kumwe nyine agutuza gusenga, akwigisha gukunda Imana, my sisters, uyu musore much respect, mukunde kandi umugomane kuko numutakaza nta wundi uzabona. Izi ni indangagaciro zo kubaha kandi no gusenga. Bivuze ngo buriya urugo rutarimo Imana byanga bikunda rurasenyuka, kandi ari umuhanzi waririmbye ngo kuba udasenga no gusenyuka. Umusore udasenga nta busore bwe, kandi ngo umukobwa udasenga buriya ngo asa na sekibi. Sinzi niba ano magambo uriho urumva nyine inyigisho ariho araguhereza. Rero bivuze ngo niba uri umukobwa rwose ufite boyfriend wiyubahira Imana, arasenga kandi akakubaha, ubone yuko agwireza agaciro, uyu musore mugumane kubera yuko numutakaza uzahomba. Ikintu cya kabiri kizakwereka yuko wahiriwe niba uri umukobwa, agukunda uko uri. Kano kuno kumva neza, agukunda uko uri, ntashaka kuguhindura ngo ube undi muntu.
ntabwo yifuza ngo wambare nk'abandi bakobwa bagenzi bawe, ntabwo yifuza ngo ukore nk'ibyo abandi bakobwa bakora, ntabwo yifuza ngo uvuge nk'ibyo abandi bakobwa bavuga, ntabwo yifuza ngo agutembereze kuko yabibonanye abandi. Oya, ari kugukunda uko uri, ibyo ukunda arabikunda, ibyo wanze kandi ubona nta kintu bimubwiye. Ese umusore mukundana ameze gutya? Nyamuneka niba ariko ameze, mugumane kandi umuninde, kubera yuko numutakaza nta wundi uzabona. Ikintu cya gatatu kizakwereka yuko wahiriwe, nagusiga mu bihe bikomeye. Kino kintu cyumva neza, ntabwo agutererana cyangwa se ntabwo agusiga mu bihe bikomeye, aguma iruhande rwawe no mu gihe ibintu bitameze neza cyangwa se igihe nyine utamerewe neza. My sisters, niba ufite umusore umeze gutya, inama nakugira mugumane kandi umurinde, kubera yuko numutakaza nta wundi uzabona. Ikintu cya kane kizakwereka yuko wahiriwe, niba uri umukobwa, umusore mukundana azi kuganira ndetse no kukumva. Kano kantu kumva neza cyane, azi kuganira kandi azi kukumva, yumva ibitekerezo byawe n'ibyiyumvo byawe, nyine ahereza agaciro advice zawe, ahereza agaciro inama zawe. Iyo uvuze urabizi neza yuko ikintu cyose wamusaba yacyemera. Niba uri umukobwa ukaba ufite umusore umeze gutyo, ukaba uri mu rukundo rumeze gutya, ni ukuri rwose warahiriwe. Ikintu cya gatanu kizakwereka yuko wahiriwe n'urukundo, iki ngiki cyumve neza cyane, kuko agukunda, agukorera ibintu atabitegetswe cyangwa se utigeze ubimusaba. Aka kantu kumve neza cyane, impamvu abikora ni ukubera yuko nta nyungu agutezeho. Kano kantu rwose niba uri umukobwa ndagasubiramo inshuro imwe gusa, ubundi nze nkagusobanurira neza cyane kugira ngo ukumve cyangwa se kugira ngo nyine utazakitiranya. Umusore ugukunda bya nyabyo agukorera ibintu utabimutegetse cyangwa se utigeze umwibutsa, utigeze ubimusaba, kuko agukunda atari ukubera inyungu agushakaho. Sinzi niba kino kintu uriho ugisobanukirwa neza cyane. Ese boyfriend wawe banze wibaza kino kibazo ubundi uze kukisubiza. Ese umwibutsa kuguhamagara, nyine ujye umubwira ngo ndagukumbuye? Niba ubimwibutsa akabikora ari ukubera ko abimwibukije, ntabwo nguwo agukunda. Icya kabiri, ese ujye umwibutsa kugutembereza? Ese ujye umwibutsa yuko ukeneye kwitabwaho? Niba ujya wibaza uti ese ni ukubera iki boyfriend wanjye atanyitaho, kubera iki atamereza agaciro, kubera iki atambwira amagambo meza nk'abandi bakobwa, kubera iki atanereta? Ibyo byose niba ujya ubyibaza, nesige ni kwereka yuko ntabwo gufite amarangamutima y'urukundo. Ngaho tekereza igihe mwamaze kubana nk'umugore n'umugabo, ufite inshingano nawe afite inshingano. Ese noneho urumva noneho azanakwibuka? Rero bivuze ngo nyamuneka rwose, niba uri umukobwa nka sister wanjye ukaba ufite umusore yibwiriza buri kintu cyose, araguhamagara, akwitaho, azi ko ukeneye kwitabwaho, aragutembereza, aguhereza impano, ibyo byose arabigukorera. My sisters, ufite impano kandi wagabiwe na rurimi. Dore ikintu cya gatandatu gikomeye cyane kizakwereka yuko wahiriwe n'urukundo, arakubaha kandi aguha agaciro, nagusuzugura cyangwa se ngo agushyire hasi. Arakubaha kandi aguhereza agaciro kurenza uko wabitekerezaga. Nawe urabizi neza yuko udakwiye guhabwa agaciro nk'ako aguha. Niba nyine uwo muhungu umufite, niba uzi neza yuko ufite umuntu uguhereza agaciro kandi sometimes uzabona kwitegereza neza ugasanga ku gaciro wenda utarugakwiye cyane, nyamuneka rwose wa mukobwa we, inama nakugira, ufite impano, ufite gift kandi wagabiwe na rurema. Dore ikintu cya karindwi gikomeye cyane kandi cy'ingenzi kizakwereka yuko wahiriwe n'urukundo, aragushyigikira mu nzozi zawe. Aka kantu kumva neza cyane, aragushyigikira mu nzozi zawe, ashaka kukubona utsinda kandi utera imbere, yakora buri kimwe cyose kugira ngo utere imbere cyangwa se kugira ngo umere neza. Ni wowe ushobora kwandikira ku WhatsApp ukamubaza uti si my sweetheart, ko mfite ikibazo, kora agaproje ndi gupanga, nkaba ndi kubara amafaranga makeya, ese waza usori wayaniza nkazayagusubiza. Rwose ahita abyumva vuba kandi akabikora yihuse cyane. Ni ikivuga ngo nyine abikora nk'uwikorera. Niba ufite umusore umeze gutya, my sisters, mugumane kubera ko numutakaza amahirwe menshi uzicuza. Mbere yuko tujya ku kintu cya munane, kambanze nyire iyindi nama abakobwa benshi. Nubona umusore mukundana ashobora gutakaza ibintu byinshi atunze,
ashobora kugutakazaho ibintu byinshi atunze, kandi wakitegereza neza ugasanga atagenzwa na sex mu buzima bwawe. My sisters, mugumane uyu ni umugabo utazigera ubona, kandi wakitegereza neza ugasanga uyu musore akora bya bindi byose twavuyeho inyuma. Arasenga, arakubaha, nyine aguhereza agaciro, agukunda ukuri, aba ari proud yawe, ugasanga ibyo bintu byose uwo musore arabifite. My sisters, mufatirane, kubera yuko amahirwe buriya aza rimwe mu buzima. Ikintu ugomba kukimenya, uyu ni umugabo kandi uyu nguyu kumutakaza biroroha kurenza uko wabitekerezaga. Uyu muntu kumutakaza biroroha kurenza uko wabitekerezaga. Iyo mushavuje gakeya, abasore nk'aba ngaba najya taninga back, najya asubira inyuma, iyo ubuze ubwenge ahita kuvaho. Niko baba bakora aba basore. Rero bivuze ngo numubona ukamufatisha, ukabona ni wa musore nyine uri muri galeriye, muri telefone yiwe wibereyemo, ugasanga nimero yawe yanditseho my sweet heart, my sweet mutima, ugasanga utugambo nk'utwo ngutwo. Icya kabiri kurenza aho ngaho, ugasanga ni wa wundi mushobora gusharinga amateka, ugasanga ni wa wundi ukubwira ibintu bye byose, ugasanga ni wa wundi utagwisha ikintu na kimwe, ugasanga ni wa musore yewe no kugera kuri konti yiwe ya banki, kugera kuri mobile money yiwe, buri kintu cyose ugasanga aragukunda, yawumbwe yuko agukunda, ariko ahita kwiyegurira wese cyangwa se akwereka buri kimwe cyose. My sisters, mugumane. Ngenda guhereza testimony, hari umukobwa nzi, niba wumva ndi ndakubeshya uzambwire nguhereze ibihamya bigaragara. Hari umukobwa nzi afite umusore bakundana gutya visave, ariko ndakubwiza ukuri, email y'uwo mukobwa akoresha niyo umusore akoresha. Telefone zabo barazisharinga, nta muntu ugira telefone yiwe. Simukadi barazisharinga, nta muntu ugira simukadi yiwe. Ushobora guhamagara umukobwa ugasanga nimero yiwe ifitwe na wa musore bakundana. Ibyo bintu ngenda bikunda kurenza uko ubitekereza. Kubera iki? Bigaragaza unity mu rukundo, bigaragaza kutaryarya, bigaragaza nyine bituma umuntu akwizera cyangwa se akugirira icyizere. Rero nubona umuntu umeze nk'uyu uzamugumane, kandi numubura uzashaka umeze nk'uyu, uwo nguwo muri kumwe umuti. Kubera yuko njya nkunda kubivuga, nta muntu wakugenewe hano ku isi. Ushobora gusanga uri gukunda n'uwo muntu, ejo wakunda n'abandi, ejo twakundana ugakunda n'abandi, byose birashoboka. Rwose niko kuri nguhereje. Nta muntu ugira umuntu we, buri muntu wese muhuje mugashyira hamwe ukamwiyumvamo, ugasanga n'uwo muntu nyine ugufasha cyangwa se ukagira ibintu runaka umukundira. Bya bintu washaka ugasanga arabifite, birashoboka cyane yuko wamukunda kabone n'ubwo waba utamwiyumvamo. Rero bivuze ngo nubona umuntu agukomeretsa, ukabona umuntu akubabaza, ntuzakore ikosa ryo gukomeza kumwizirikaho. Niba umukunzi wawe rero atagukora bino bintu byose ndiho ndavuga, my sisters, tekereza kabiri, think about again. Cyangwa ndakubivuga ngo mbere kujya gutekinga decision, ongera utekereze, kubera yuko ugiye gufata umwanzuro ushobora kuzicuza mu buzima bwawe. Reka dukomereze ku kintu cya munani kiza kwereka yuko wahiriwe n'urukundo cyangwa se ufite umukunzi wa nyawe. Aguha amahoro, ntabwo gushyiraho pressure, akuzanira ibyishimo kuruta stress. Umukunzi wa nyawe akuzanira ibyishimo kurenza stress. Ikintu cyakina kizakwereka yuko wahiriwe n'urukundo kandi cyane. Afite gahunda zikomeye z'ejo hazaza, kandi akubona nyine muri gahunda ze cyangwa se mu nzozi ziwe. None ndukubwira ngo I love you, je t'aime. Nifuza yuko azambyarira abana, nifuza yuko twazatura mu nzu imeze gutya, nifuza yuko nyine ejo hanjye nawe haba hameze gutya. Niba uri umukobwa, reka nkubwire amagambo uzajya ubwira umusore mukundana akayakunda cyane. Uzajya umubwira ngo I love you, ndagukunda, kandi nifuza kukubyarira abana, nifuza kuguhekera abana. Kano kantu ndakubwiza ukuri, umusore kamwubakamwo icyizere kurenza uko ubitekereza. Ariko nanone uzajya uneza akantu kavuga ngo ariko ibyo byose tuzabikora mu gihe cya nyacyo. Kuko ushobora kubivuga wumva yuko ari blague, yazabwira ngo ese ko numva ameze gutya nyine kandi unkunda. Bivuze ngo uzajya uvugisha ukuri. Niba ubwiye umuntu ngo nta kintu nakwima, renza akantu kavuga ngo ariko uburetse kimwe, kubera ko nutakarenzaho amahirwe menshi uzisama wasandaye, uzatanga indahiro utazashobora gusohoza, kandi biri mu bintu byangiza urukundo cyangwa se bisenya urukundo. Tekereza umuntu yarakubwiye ngo nta kintu nzakora,
nzakwima. Ugize icyo umusaba arahubwiye ngo wapi, nyine agashaka gutangira gushaka izindi mpamvu. Bivuze ngo bituma gutakariza icyizere. Icya kabiri, bituma abona yuko ibyo uvuga ntabwo bishyira mu bikorwa. Kandi njye nkunda kubabwira ngo urukundo ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ibikorwa. Niba ubwiye umuntu ngo nta kintu nzakwima, waye hari ikintu agusabye ugatangira kumutega iminsi. Rero bivuze ngo abakobwa mujye mubisobanura neza rwose, nicyo kintu mbisabiye. Niba kubajije ngo ese hari ikintu wanyima, jya umubwira ati ntacyo, byose nabiguha, ariko mu gihe cya nyacyo. Aho kantu nukarenzaho bizaba bisobanutse kandi cyane. Kandi uzajya ubivuga utarya indimi cyangwa se utazana uburyarya. Oya, ibyo bintu ntabwo ari byiza. My sisters, bastronge mu mutwe, kubera yuko hari ibintu ushobora gukinisha bikazangiza ubuzima bwawe until you die. Nkuko maze kubikubwira, buriya nubona umusore akubwira ngo ndagukunda kandi nyine nifuza ko wazama umwana, bivuze ngo aragukunda, ntabwo agukunda gusa, ahubwo agukunda nk'umugore w'ejo hazaza, agukunda nk'umuntu nyine abona yuko nyine babyarana umwana. Barenge nkunda kubabwira ngo abantu benshi mushobora gukundana, aho ugasanga umuntu mukundana ariko atifuza kubana nawe. Umuntu akagukunda nyine uri option, apana priority. Ibyo bintu nagiye mbisobanura kenshi. Kuba umuntu ari option mu buzima bwawe, ni uko umuntu mushobora gukundana nyine ni amahitamo yawe, mwatemberana, mwakora buri kimwe cyose, no kuryamana mwaryamana uyu muntu, ariko ntabwo wakemera kubana nawe. Sinzi niba kino kintu uracyumva neza. Mwakora ibintu byose bibaho, ariko kubana bitarimo, kubera yuko iyo ugiye guteka decision cyangwa se gufata umwanzuro wo kubana n'umuntu runaka, ubugiye guhitamo ubuzima, ni amahitamo y'ubuzima, ni choice of life. Sinzi niba uriho urabyumva neza. Rero bivuze ngo umuntu w'umunyabwenge ashobora kugira umukunzi wa option, akagira n'umukunzi wa priority. Ibyo birashoboka. Umuntu rwose, umuntu w'indyarya, ibyo ngibyo muri vizo turimo barabikora cyane. Ugasanga umuntu murakundana, uri amahitamo nyine uro kwishimishirizaho, ariko nyine akaba atakugira umugore. Rero nyamuneka rwose ugomba kwirinda kuba amahitamo, ahubwo ukaba priority. Umuntu agatangira gufata nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwiwe. Ikintu cya 10 kizakwereka yuko wahiriwe n'umukunzi cyangwa se wabonye umukunzi wa nyawe. Iki cyumve neza cyane, yishimira kukwereka abandi, nagukunda mu ibanga gusa. My sisters, sinzi niba kino kintu ugiteze amatwi. Nahoze mvuga ngo kuba yagushira muri galeri, kuba mwasharinga ibintu byose, kuba yagupostinga, bino bintu nkunda kubivuga. Abantu benshi bamwe na bamwe ngo ntabwo ari byo byerekana urukundo, abandi bla 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 bla, mukajya muri comment nkababona nkicecekera. Ariko ndabizi neza yuko nyamuneka gusharinga love, kugaragaza urukundo, ni kimwe mu bintu bituma nyine byubaka icyizere. Ejo nabateguriye amategeko 10, amategeko 20 agomba kukuyobora mu rukundo. Itegeko rikomeye cyane ngo ntuzakunda umuntu ugende ku mafaranga cyangwa se ugendeye nyine ku mpano yaguhaye. Kandi ngo ntuzakunde umuntu, iki kintu cyumve neza cyane, ntuzakunde umuntu utishimira kukwereka abandi cyangwa se ushaka kubigira ibanga. Wa muntu utifuza ko ababyeyi babimenya, wa muntu utifuza ko inshuti zibimenya, wa muntu utifuza yuko nyine abavandimwe ndetse na societe ibimenya, uyu muntu uzamwitondere. Amahirwe menshi abakubeshya. Niko kuri nguhereje. Yego umuntu ashobora gupostinga atagukunda, ariko biba ari gake cyane yuko umuntu yagupostinga agashyiraho ngo this is my husband, this is my woman. Biragoye kuba umuntu yagupostinga akavuga ngo this is my husband. Ni ikintu uzabona gake, kubona umukobwa wapostinze umusore akavuga ngo uyu n'umugabo wanjye w'ejo hazaza namaze guhitamo. Abandi bakobwa musigaye namwe ndi kubasengera. Ni gake cyane yuko uzabona umukobwa nyine ukubeshya urukundo wakoze ibyo bintu. Ashaka gupostinga ariko ntagire ibintu byinshi abivugaho. Yagupostinga ariko ukabona yuko hari ikindi kintu yahishe inyuma. Rero nyamuneka rwose kano kantu mujye mukagira clear kandi mukumve neza cyane. Umuntu ukunda byanyabyo yishimira kukwereka abandi, nagwisha cyangwa se nyine muri makeya ngo akugire agategwa joro. Ikintu kizakwereka yuko umuntu ataguhisha. Iki kintu cyumve neza cyane. Niba uri umwana w'umukobwa, uzasanga yifuza yuko akenshi mugirana ikiganiro mubikora ku manywa habona, afata moto akagutegera, mukagenda mukinjoyenga mugatembera. Ibyo byose arabikora. Arakubwira ati dutegure umunsi cyangwa se dupange tuzatembera, dupange tuzasohokane, tujye gusangira. Ibyo byose abikora ku manywa, ntabwo ari wa wundi ushaka nyine kukugira igitegwa joro. So niba uri umukobwa rwose,
pay attention. Igihe cyose uri mu rukundo ibi bintu byose uba ugomba kubyitaho. Igihe umukunzi wa atabiguhereza wamusiga ugashaka undi rwose ntabwo ari we wakugenewe. Umwanzuro kino kiganiro uragira uti buri mukobwa wese akwiriye gukundwa n'umuhungu umutera amahoro, umwubaha kandi akamuhereza agaciro. Nanjye nkakubaza ni ikihe kintu muri ibi byose wakifuza cyane ku muhungu mukundana? Ibi bintu byose nakubwiye ni ikihe kintu nyine, ni ikihe kintu kimwe wakifuza kuri wa musore mukundana? Ikintu cya mbere nakubwiye ni umuhungu ugukunda uko uri, naho icya kabiri nyine ukunda Imana kandi agasenga, naho icya gatatu nagusiga mu bihe bikomeye cyangwa se ntabwo nyine agukunda iyo umeze neza, naho icya kane nakubwiye azi kuganira no kukumva, naho icya gatanu agukorera ibintu nyine utigeze ubimusama cyangwa se atabitegetswe, naho icya gatandatu arakubaha kandi akaguha agaciro, naho icya karindwi aragushyigikira mu nzozi zawe, naho icya munani twabonye aguha amahoro, naho icya cyenda afite gahunda zikomeye z'ejo hazaza mu buzima bwawe, naho icya cumi yishimira kukwereka abandi. Ikibazo nakubaje uri buze kunsubiza kiragira kiti ese wowe ku ruhande rwawe muri bino bintu byose uko ari 10 urumva ari ikihe kintu wifuza cyane ku muhungu mukunda cyangwa se ko wita boyfriend wawe? Jya ukumva nk'ibisanzwe ubategura zino video, amazina yanyu ni brother wanyu, nitwa Ivasa de Savier. Ni ukuri rwose ndabakunda bankunda. Icyo ngusaba nta kintu nk'umuntu mukuru, jya ukandika kuri video zacu ubundi rwose ucase muri comment, kandi niba hari ikindi kiganiro wifuza ko twaza gukorera, niba hari igitekerezo waduha, inyunganizi cyangwa se gutanga inkunga ku biganiro byacu, kudukubita icyo bita agatipusi, ushobora kuvuga uti Iva rwose aramfasha, namugura agafanta bibabyeme cyangwa se namutamo n'akandi kantu kugira ngo akomererwe kumererwa neza, kugira ngo nyine n'ejo azadutegure ibindi biganiro ameze neza cyane. Ushobora gucasa muri komite cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp yacu, biremewe. Imana ikurinde kandi dore umugisha. Astravisa, ciao ciao.